waduhaye amaraso ya Yesu umutima wacu ukanezerwa. Karibu cyane Mana y'umusigazi umugisha. Asante sana. Amen. Yesu turagushimiye. Asante Yesu. Imitima yacu yuzuye ishimwe. Imitima yacu yuzuye umunezero n'ibyishimo. Asante Yesu. Iyo utamanikwa kuri kiriya giti tuba turi bande. Iyo utamena ariya maraso y'ubumana, ariya maraso yatwogeje, ariya maraso yaducira inzira, ariya maraso yaduhuje n'Imana, ariya maraso yuzuyemo imbaraga zirangiza ubukana bw'isumu y'icyaha, tuba turihe. Haleluya, haleluya. Wakoze igitangaza Yesu, wakoze umurimo ukomeye, wakoze umurimo w'ubumana, wakoze umurimo abantu batukwikoreye, wakoze ibyo tutoshoboye, wadukoreye igitangaza tutabona uko tuvuga. Wewe wamenye amaraso yawe kugira ngo netralize iriya sumu y'icyaha, iriya sumu y'uburibwe bw'ubukana, iriya sumu y'urupfu. Amaraso yawe akayinetraliza, amaraso yawe akayimara imbaraga, amaraso yawe akayimara imbaraga, akamara uburibwe, amaraso yawe akaduha ubuzima, amaraso yawe akaduha guhembuka, amaraso yawe akaduha kubaho, amaraso yawe mwami akaduhuza nawe, amaraso yawe akaduha ubugingo buhoraho, amaraso yawe akaduhindura abashya, amaraso yawe akatweza uko ushaka, amaraso yawe mwami akeyura ibyaha, amaraso yawe akabijyana kure, amaraso yawe akaduhindura abana bawe, amaraso yawe akaduhindura inshuti n'abakunzi, amaraso yawe akadushira mu gituza cyawe, amaraso yawe akatugarurira ubugingo buhoraho ubwo twari twarabuze kubera icyaha. Haleluya, haleluya. Ya ndagushimiye ku ijambo ryawe. Iyo dutekereza Yesu imitima iranyurwa, iyo dutekereza Yesu tugubwa neza, iyo dutekereza Yesu dukira isumu iyo ari yo yose, iyo dutekereza Yesu imitima irakira, iyo dutekereza Yesu intekerezo zirakira, iyo dutekereje Yesu indwara zirakira, iyo dutekereje Yesu umunezero uratwuzura, iyo dutekereje Yesu ubuzima buragaruka. Nicyo gituma Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo uje wibuka Yesu. Haleluya. Yesu waranyuze. Ya Petero aravuga ngo twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo, waduhaye ubugingo buhoraho, ijuru ni iwacu. Cyo gituma Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, twabikesheje ayo maraso wavuye i Golgota, ayo maraso wavuye ahantu henshi, ayo maraso yo mu mutwe afite icyo asobanuye, ayo maraso yo mu maso hawe afite icyo asobanuye, ayo maraso yo mu biganza byawe afite icyo asobanuye, ayo maraso yo mu birenge byawe afite icyo asobanuye, ayo maraso yo mu rubavu. Haleluya, warakoze Yesu. Turagushimiye muri kino gitondo cy'uyu munsi, turagushimiye kuko mwami Mose yamanitse inzoka ku giti, niko nawe wamanitswe. Umugaragu wawe umuha umugisha muri iyi minsi ibiri mwami isigaye, dukomeze turye, dukomeze duhage, imitima yacu ikomeze yishime, imitima yacu ikomeze mwami isabane nawe, imitima yacu ikomeze yuzuye umunezero usaga, imitima yacu ikomeze yubakwe, kuko inkuru zivuga umusaraba nibyo byo kurya by'umwuka bituma umwuka yishima agakura, ibindi byose bigaburira ubwonko. Proteine y'umwuka wacu ni Yesu n'umusaraba we. Urakoze kuko utugiriye neza mwami, twavuga ntiducishe kubera ibyishimo dufite. Ukomeze wagure mu imitima y'abantu, bagukire kumenya Golgota, bagukire gusobanukirwa imbaraga zariya maraso, bagukirwe gusobanukirwa imbaraga za ruriya rupfu. Wewe Yesu wapfuye, urupfu rwawe ruvura imbaraga z'izindi mfu, urupfu rwawe ruhembura abashizwe mu kaga mwami n'urupfu, urupfu rwawe ruhembura bariya bose binjiye mu ihahamuka riterwa n'ifu z'abantu, kuko urupfu rwawe ni umuti. Urakoze Yesu watugiriye neza, ndagushimiye cyane. Heza umugisha iki gicaniro, heza umugisha abayobozi, heza umugisha ababayoboye,
heza umugisha abantu bose bategereye ijambo ryawe uyu munsi twirira umuriro w'igorigota umuriro w'agakiza mu mitima yacu urakoze mwami reka turavuze gusa ngo ushimwe nta kindi twavuga ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.